Nshuti bavandimwe mukurikira ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Muri kumwe na Immaculée Nyiraneza, tukaba dukomeje ya gahunda yo kubagezaho ubutumwa bwiza. Uyu munsi turakomeza insanganyamatsiko twafashe muri iki cyumweru yitwa ngo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Turayisoma rero inkuru tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4. Ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Ni ikiganiro kirekire ariko turagenda dufatamo imirongo mikeya ituma turi bugere kuri iyi nsanganyamatsiko yacu yo guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Haleluya. Dusome rero murongo wa 9, haravuga ngo aramusubiza ati, kuri umuyahudi nkaba umunyasamariyakazi ushobora ute kunsaba icyo kunywa? Yesu yavuze atyo kubera ko abayahudi badasangira n'abanyesamariya. Haleluya. Turabona yuko uyu mudamu bwe yatangajwe nuko umuntu w'umuyahudi nka Yesu yahagaze akamuvugisha, akamwitaho, agatinyuka no kumusaba icyo kunywa, kandi mu bisanzwe bitari gushoboka. Mu bisanzwe amateka y'abanyasamariya n'abayahudi yari mabi. Hari na Bibiliya zitubwira ngo barabanenaga, abayahudi banenaga abanyesamariya. Murumva ko ijambo kunena rikomeye cyane. Ariko Yesu yaje azanywe no gukuraho izo mbogamizi zose zatuma umuntu anena uwundi. Yesu yaje agira ngo ababwire ngo muri Yesu, muri njyewe, nta muyuda, nta mugabo, nta mugore, nta musamariya, mwese muri bamwe. Haleluya. Ngicyo icyari cyamuzanye. Hanyuma ku murongo wa 13 w'iri jambo nanone haratubwira ngo Yesu aramubaza ati, unywa kuri aya mazi wese arongera akagira inyota, naho uzanywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Haleluya. Ahubwo ayo mazi nzamuha azaba isoko idudubiza muri we, imuhesha ubugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, mpa kuri ayo mazi ntazongera kugira inyota ukundi ngo ngaruke hano kuvoma. Haleluya. Uyu mudamu yagize ikintu cyiza amaze guhishurirwa yuko Yesu afite amazi special, amazi adasanzwe. Yagize inyota yo kuyamusaba, aramubwira ati, mpa kuri ayo mazi. Bene data, muri kamere muntu ntabwo tujya duhaga. Hari inyota ihora muri twebwe. Umuntu amara kwiga akabona diplome yiyushye akuya, yamara kubona ya diplome noneho agasigara afite inyota yo kubona akazi. Ukagashakisha, ugakora iyo bwabaga, wagira amahirwe ukakabona. Noneho umaze kumenyera ako kazi, maze kubona amafaranga, ugagira umushinga wo kubaka urugo. Wamara kubaka urugo nanone ukagira iyindi nyota yo gushaka abana. Hari igihe ushobora kugira ingorane, umwana ntuhite umubona, ubwo bikaba bibaye iyindi nyota muri wowe, ugahora ufite ikintu cyubuze, ugahora ufite inyota iyi n'iyi. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire, inyota waba ufite yose, iyo umaze kwakira Yesu, iyo ufite Yesu muri wowe, hari inyota ajya kumara. Hari ukuntu Yesu ajya gufasha no mu gihe utarabona bya bindi urarikiye, ukabaho utuje, ukabaho uvuga ati, ubuntu bwa Yesu burampagije bwonyine. Yesu akakumara inyota.
Yesu akakumara agahinda mu gihe ugitegereje cya kintu utarabona. Haleluya! Ngayo amazi Yesu atanga amara inyota. Hanyuma ku murongo wa 19 mu by'ukuri tubona ko uyu mudamu yagize ihishurirwa ridasanzwe. Amaze kuganira na Yesu, amaze kubona yuko yamubwiye ibyerekeranye n'amateka ye, akaba yamurondoye, yamenye yuko yagize abagabo benshi, ndetse agera naho amubwira ati n'uyu mugabo muri kumwe si uwawe. Uyu mudamu aravuga ati uyu muntu ntabwo asanzwe. Aratinyuka aramubwira ati nyakubahwa, mbonye kuri umuhanuzi. Amen. Yararebye aravuga ati ko biri kose si umuntu usanzwe, ashobora kuba ari umuhanuzi. Ubwo ni urwego rwa mbere rw'ihishurirwa rye. Ariko ageze kure, uko bagenda baganira niko agenda ahishurirwa, niko agenda abona yuko Yesu wa muntu yari yise umuhanuzi, ahubwo si umuhanuzi gusa. Ku murongo wa 25 baratubwira ngo umugore aramubwira ati nzi ko Mesiya uwo bita Kristo agiye kuza, naza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Haleluya! Mbega amahirwe adasanzwe. Ndagira ngo mbabwire ko muri iki gihe benshi mu bayuda bari barabonye Yesu ariko ntibemera yuko ari Mesiya. Mesiya yari ari muri bo ariko batabizi. Abayuda bakamuhakana. Ariko reba, umunyamahanga, wa muntu bose basuzugura, niwe ugize umugisha wo gusobanukirwa yuko Yesu ari Mesiya. Haleluya! Kubera iki? Kubera yuko Yesu yari yamaze kumufungura amaso, Yesu yari yamaze kumwiyereka, hari icyo yari yahinduye mu bugingo bwe. Imana ishimwe cyane. Nuko reka tujye ku murongo wa 28. Amaze kuhishurirwa yuko ahuye n'umukiza, ahuye na Mesiya, niki yakoze wa mudamu? Ngo nuko umugore asiga ikibindi cye ajya mu mujyi, maze abwira abantu ati nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Aho ntiyaba ari we Kristo? Haleluya! Basohoka mu mujyi bagana aho ari. Haleluya! Nshuti mwumva kino kiganiro, ndagira ngo mbabwire yuko hari ibyo tugomba gusiga kugira ngo dushobore kuza kuri Yesu. Hari ibyo tugomba gusiga natwe tukajya gushaka abantu tukabazana kuri Yesu. Petero hari ibyo yasize, yageze aho abwira Yesu ati mbese twebwe ko hari twasize ibyacu byose tukagugurikira, niki tuzahabwa? Biradusaba kugira ikintu dusiga kugira ngo dukorere Yesu. Ntushobora kujya gushaka abandi bantu bazana kuri Yesu. Hari icyo bigusaba, hari sacrifice ugomba kugira, byanze bikunze hari icyo ugomba gusiga mu kujya gukorera Yesu. Haleluya! Uyu mugore rero nawe amaze gusobanukirwa Yesu wari we, ntabwo yabyihereranye, ahubwo yagize ikintu cyiza. Agisubira aho avuka, ahamagara bene wabo arababwira ati nimuze. Noneho ngo abasamariya baraza, nabo bakira Yesu, kandi baje ari benshi, nabo bakira Yesu. Babwira uwo mugore bati noneho ntitukimwemejwe n'ibyo watubwiye gusa, ahubwo natwe twamwiyumviye, tumenya ko ari we mukiza w'abantu ku isi yose. Haleluya! Aba basamariya bakiriye Yesu, baramwemera biturutse ku buhamya bw'uyu mudamu wagiye kubabwira ibyo yaganiye na Yesu. Ni ukuvuga ngo babandi batemeraga, babandi bajyaga badashaka kumva ibya Yesu, bumvise ubuhamya bw'uyu mudamu, ukuntu yagiye kubabwira ibyamubayeho, nabo bakira Yesu.
Imana ishimwe cyane kuko uyu mudamu yagize ikintu cyiza, ntabwo yabyihereranye ahubwo yaragiye nawe abibwira abandi, bituma nabo bakira Yesu, bituma nabo bamwemera mu gihe cyari gikomeye. Imana idufashe kandi iduha imbaraga zo kujya guhamagara abandi, zo kujya guhamya Yesu twabonye, Yesu twahuye nawe, maze nabo bakire Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo agukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Ibyo nibyo mbifurije mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen.